Ndagushuje wowe ukurikiye New Life TV Rwanda, mugire amahoro. Tugarutse muri wa mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima hano kuri New Life TV Rwanda, aho tugiye kurebera hamwe amafunguro wakwirinda mu gihe ushaka kugabanya umubyibuho ukabije, ndetse n'inyunganiramirire wafata kugira ngo uhangane n'iki kibazo cy'umubyibuho ukabije. Ni ingenzi kumenya ko amafunguro akomoka ku nganda ndetse amavuta menshi, isukari ndetse n'umunyu, ibyo ntabwo ari byiza cyane kuko ni bimwe bitera ibibazo by'umubyibuho ukabije. Ni ingenzi rero gukoresha ibiribwa mu rugero, kuko bifasha umuntu kutagira umubyibuho ukabije. Inyama zitukura ndetse n'amasosiso ndetse n'ibindi bikomoka ku matungo nabyo ni bimwe mu bituma tugira umubyibuho ukabije, bitewe n'uburyo tubifatamo ndetse n'ingano y'ibyo dufata. Ni ingenzi rero gufata ibi biribwa mu rugero kugira ngo twirinde ingaruka zituruka ku mubyibuho ukabije. Ibinyamavuta, mayoneze, bureba ndetse na foromaje, ibi nabyo ni ingenzi kubikoresha gake gashoboka, kuko nabyo ni bimwe mu bitera umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije rero ubu ni imwe mu ndwara yugarije isi, aho usanga abantu benshi bari mu mubyibuho ukabije, bikabaviramo uburwayi bugiye butandukanye bubangamira ubuzima bwa buri munsi bwa muntu. Ni ingenzi rero ko twirinda ibyaduteza umubyibuho ukabije kugira ngo tutagerwaho n'ingaruka z'uburwayi bugiye butandukanye. Mu gihe rero wisanze uri mu mubyibuho ukabije, ni ingenzi ko ukurikiza amabwiriza ndetse n'inama uhabwa n'impuguke mu by'imirire ndetse n'ubuzima, kugira ngo ufate inyunganiramirire zafasha kugabanya umubyibuho ukabije ndetse no kuwirinda ugatandukana nawo mu gihe gitoya. Boneho no kubamenyesha ko izi nyunganiramirire ziraboneka muri Nutrition and Market, ikigo gikomoka mu Buhinde gikora hano i Remera ku Gisimenti, kikaba kivura indwara zose ziri koronike cyifashishije inyunganiramirire ndetse n'ubuvuzi bw'Abahindi. Izi rero ni porogiti zagufasha guhangana n'umubyibuho ukabije ugatandukana nawo mu gihe gitoya, ndetse ukabasha no kuwirinda mu gihe utari mu mubyibuho ukabije. Mbonereho no kukubwira wowe ukurikiye New Life TV Rwanda ko ubu indwara zose ntizikiri ikibazo muri Nutrition and Market, zose ziravurwa zigakira. Izi product rero zikoze mu ruvangavange rw'ibimera ndetse imbuto n'imboga n'ibindi byinshi by'ibimera bifitiye umubiri akamaro. Nkaba nkushishikariza wowe unkurikiye gukoresha uruvangavange rw'imbuto n'imboga ndetse n'ibimera muri rusange, kugira ngo urwanye umubyibuho ukabije kandi wirinde ingaruka ziterwa no kugira umubyibuho ukabije. Muri Nutrition rero hari ubujyanama ku buzima ndetse n'imirire, mu gihe usanze ufite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se usanga
uri mu mubyibuho ukabije wagana Nutrition and Market ugahabwa inama ku mirire ndetse ugafata amaprodagiti agufasha kubaho uri mu mubyibuho udakabije. Waba uri mu mubyibuho ukabije kandi ugahabwa inama ndetse n'inyunganimirire byagufasha kuringaniza umubyibuho ukabaho utekanye. Utugane rero